umuhanzi w'umunyarwanda, umuhanzi w'umuhanga, umuhanzi ukunda u Rwanda, umuhanzi watahanye inzozi z'u Rwanda ruhumeka ishya n'amahoro, umuhanzi witangiye u Rwanda yasize aruraza inuma y'isi y'amahoro mu bantu. Inuma y'urukundo n'amahoro mu bantu, inzarira ibiteka imbabazi mu bantu, wanuma we wino, wanuma we wino, wino twibanire. Uyu muhanzi yasigiye u Rwanda umurage w'iyi numa idasanzwe, yifuje ko yahora igurukira mu kirere cy'u Rwanda. Yayise inuma y'urukundo, inuma y'amahoro mu bantu, inuma yo gusaba imbabazi no kuzitanga, inuma y'ubushake bwo kwiyunga, inuma y'umutuzo n'ubutabera, inuma y'ubuhanga n'ubushishozi, inuma y'umurava w'umurimo udutunze, inuma y'ubudahemuka, inuma yo kubaho no kubana, inuma y'ubutagoma, inuma yo kwicisha bugufi, inuma y'ubudatenguha, inuma y'ibisingizo, inuma yo gushira amanga, inuma y'ukuri kutagira ikizinga. Mu kiganiro cyacu cya none turi kumwe n'umunyapolitiki udufasha kumva, gusobanukirwa, guharanira no kwimakaza ubutagoma mu Rwanda. Intero yayo nimwe n'iy'ubutagoma, iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse. Ubutagoma, la non violence. U Rwanda rutagoma ni u Rwanda ruzira urugomo, ruzira urwango na munyangire, ruzira itoteza, u Rwanda ruzira ihonyora n'Isyigingiza. Ni Pax TV IREME News mukomeje gukurikira. Ni Pax TV IREME News, ijwi ry'abativugira, la voix de sans voix, voice for the voiceless. Uyu mwanya turi kumwe n'umunyapolitike, perezida w'ishyaka Darifa umurinzi. Muraho neza Madame Victoire? Murakunda bashuguje n'abakurikirana ikiganiro kuri Pax TV, mwese mbifurije amahoro y'Imana. Muri uyu mwanya kuri izuba twicayeho tuganira na Madame Victoire Ingabire, umaze iminsi uvuga kuri demokarasi, uvuga ku ngingo zinyuranye, ariko uherutse gukora inkuru ku cyo wise la non violence. Iyo article, iyo nyandiko yawe, ni ibiki washaka kugaragaza? La non violence ubwabyo ni iki mu Kinyarwanda? Ubundi ni iki? Ni ubuhe butumwa wahaye isi n'u Rwanda? Urakoze. La non violence narishakije ijambo nararibuze. La violence kugira ngo ubone ijambo nyaryo n'ukuribona, ubundi ni ibintu bitarimo intugunda, bitarimo amahane, ariko ijambo nyaryo kuribona mu Kinyarwanda biragoye. Hari ijambo ryitwa ubutagoma, ariko ubutagoma ugasanga ryegereye amadini cyane kurenza ubuzima busanzwe. Ubundi ku itariki ya 2 z'ukwa 10 ni umunsi umuryango w'abibumbye wise umunsi wa non violence. Ni umunsi ni itariki ubundi Gandhi yavukiye ku Gandhi, nyirango abantu benshi baramuzi, ni wa muntu warwanyije ubukoloni bw'Abongereza mu gihugu cyabo cy'Ubuhinde, akoresheje nta ntugunda akoresheje gusaba kubwira abantu ati aka ni akarengane, kurwanya akarengane, ariko akabwira abarenganya ati muhagarare kurenganya abantu, akabwira n'abaturage ati namwe mwe kwemera ako karengane. Ndetse ntabwo yabikoze iwabo gusa, burya abantu bajya babyibagirwa, burya yaje no muri Afrika du Sud, amarayo y'imyaka myinshi ari gufasha abanyafurika, abirabura muri Afrika y'Amajyepfo kurwanya akarengane bakorerwaga n'abazungu. Nuko niyo mpamvu ONU yashyizeho uwo munsi ivuga iti y'ibisi yose yashoboraga gukemura ibibazo nta ntugunda zibaye. Uwo munsi rero nk'uwo iyo ari umunsi mpuzamahanga, fata umwanya wo gutekereza. Natekereje ndetse mu Rwanda rwacu twebwe la non violence muziti. La non violence afata iyo abantu basobanura ibintu bya non violence, abantu barambara kuri iryo jambo nariburiye ikinyarwanda nyacyo kugira ngo bihure. La violence iba mu bice bibiri. La violence structurelle na violence directe. Ibyo ni teori yahimbwe n'umuntu wo muri Norvège niba nibuka neza, cyari mu myaka za 69, ariko n'uyu munsi ugasanga uko yabisabuye niko. La violence structurelle ni akarengane kaba kariho gakurwa urebye kenshi, kaba kari nko mu nzego z'ubuyobozi. Akarengane ugasanga, dufata urugero, ejo hari abanyamakuru bari bamaze imyaka 4 bafunze.
tuzi ko ihame ry'amategeko y'ubutabera nuko ubutabera butinze ntabwo ari ubutabera. Tuzi ko muri uru Rwanda duhora twamagana tuvuga ati nyamuneka iriya bintu by'iminsi 30 ntabwo byari bikwiye kubaho kuko bituma gereza zacu zuzura. Uyu munsi hari amaraporo yasohowe na Transparency International ivuga uburyo amagereza yo mu Rwanda yuzuye harimo bucucike. Ni ikibazo nanjye ubwanjye niboneye nkirimo twari twigeze kugera periode abantu banarara hanze ku gasozi kubera ko nta no kuryama bagerekeranye mu byumba hatwikiriye hari hashize. Ibyo bituruka he kuri iyo minsi 30? Reba dufasha abanyamakuru bamaze hafi imyaka 4 bari bafunze bazira ngo inkuru baba baratangaje bakamara imyaka 4. Nyuma y'imyaka 4 akavuga urukiko rufata icyemezo ngo ariko murabere burya nta cyaha mwakoze. Donc icyo ngicyo ni violence structurelle. Donc abo bantu bararenganijwe kandi barenganywa hari itegeko ryakagombye donc ngo bari mu nzego za leta. Donc ni uburyo bw'ubutabera rwabarenganije utagomba kubareka. Ntekereza ko bari abantu imyaka 4 ni myinshi. Iyo abari umwana wiga muri kaminuza ariko yararangije kaminuza. Yari utangiye kaminuza yakaba yararangije. Reba rero bari abantu niba bari bafite imiryango barakoraga bakagira amafaranga binjiza mu miryango yabo. Ni ukuvuga iyo miryango yabo ya mafaranga binjiza ntayo babonye. Ya miryango yabo aho kujya imbere yasubiye inyuma kuko ari cyo babuze. Kandi nta ndishyi z'akababaro bazavuga kuko n'ubishaka bakavuga ibintu by'indishyi z'akababaro. Hano mu Rwanda iteka ni ikibazo usanga abantu batinya gusaba indishyi z'akababaro ko ntekereza ko abantu barakorwa indishyi z'akababaro kugira ngo justement turwanye violence structurelle. Hari hagombye kugira umuntu wishyura. Urumva rero umuntu kuba amaze iyo myaka 4 umuryango hari icyo yinjiriza mu muryango nta kibazo cyo yinjiriza ubundi hagombye gutanga indishyi z'akababaro kugira ngo wa muryango nyine wagize ikintu wabuze nibura iyo habe habaye reparation ku iyo violence structurelle yakorewe umuntu. Donc habe nibura indishyi z'akababaro kubera violence umuntu yakorewe zo kuziba icyuho cy'iyo myaka 4 umuntu kuko umucamanza wa delo de part yashoboraga kuvuga ati umuntu si ngombwa ntabwo ibi bintu ari cyaha kiremereye cyakagombye gutuma umuntu ajya gufungwa. Donc niyo mpamvu abacamanza bo mu Rwanda bari mu bantu bakagombye kudufasha kugira ngo itegeko ryubarizwe muri iki gihugu. Donc iyo violence structurelle ikorwa mu buryo kuko violence ubundi abantu batekereza ko no gukubita niyo mpamvu natandukanyije mu ntangiriro ko ari cyo bita violence structurelle. Ako karengane gakorwa kandi gakorwa bikozwe n'inzego kuko ubwo butabera bwakoze iyo violence kuri abo bantu. Hanyuma akabana violence directe niyo umuntu azakagukubita urushyi. Nibirejo ubundi twabonye umuyobozi w'umudugudu wajyana n'abaturage bakinjira mu rugo rw'umuturage bakamukubita kugeza igihe apfiriye. Hanyuma uyu munsi bakatubwira bati ribu nta muntu n'umwe yigeze fata muri abo bantu bareba baridagembya. Donc urumva niyo violence nayo ni direct na structurelle. Ni direct kuko abo bantu bari bafata umuntu baramukubita. Ni structurelle kuko inzego zakagombye kurwanya akarengane. Abantu bishe bakoze umuntu bakamwica barahari ariko inzego zibishinzwe ntabwo zibafata ngo zibaryoze icyo cyaha bakoze. Donc naravuze nti muri societe nyarwanda hambwe ngo urashaka kumenya icyo navuze. Donc muri societe nyarwanda dufite ikintu cyitwa icyo kintu cya violence ari direct ari na structurelle turabifite. Noneho nkajya amateka nkerekana ko mu miyoborere yacu dufite violence structurelle irimo rwose mu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, mu bijyanye na demokarasi, uburenganzira bwa muntu, biriya byose bikorwa ni violence structurelle. Mu muryango nyarwanda rero ibyo bintu birimo. Herekana ko atari ibyo uyu munsi no kuva ku ngoma y'ubwami byari bimeze. Herekana cyagiye ku rucunshu kudeta ku rucunshu ukuntu abantu bamaranye. Herekana violence akozwe n'umwami Kigeli n'ubwo abantu benshi bakunda kurakata amateka ye ko yari indwanya ari iki. Ariko muri uko kurwana nyine hari abantu bapfaga. Ibyo byari violence direct. Noneho nkerekana uburyo yaba muri Repubulika ya mbere yaba iya kabiri yaba ubutegetsi bayiho umunsi. Nubwo mvuga nti ese ntabwo igihe kigeze cyo kw'abanyarwanda uwo muco twimitse wa violence yaba direct yaba structurelle twawucikaho. Birashoboka kuko igihe nari ndimo ndeba ibyo bintu nanariza ibyo bintu nasomaga igitabo dufite cyiza cyanditswe n'itorero kirimo indangagaciro z'abanyarwanda. Kirimo ibintu byiza rwose, indangagaciro zishingiye ku bupfura ko umuntu agomba kurangwa n'ukuri, agomba kurwanya akarengane. Itorero ryitiriwe ryabaye rya Rucago na Bamporiki cyangwa ryabaye ni itorero ry'igihugu mu by'ukuri ntabwo ari iry'abantu. Ntabwo tuvuze n'inyo kugira ngo abantu batibaza batese ni iry'abadive ni iry'abagatolika n'iki. Ni itorero ry'igihugu ariko nanone abantu baza bariyoboye cyane kurenza kumenya ibindi byabanje kuba imyaka myinshi na Rucago nyuma hajya Bamporiki nyuma vaho deja dufata Bamporiki wariyoboye. Ni cas spécifique yerekana la violence structurelle. Donc yari umuyobozi ubwe yiyemerera ko yari y'indonyi. Hanyuma urukiko ejo ndera mukatira ngo rumukatira imyaka 4.
tuzi ikintu cyitwa ruswa muri iki gihugu cyacu ukuntu kiremereye. Ndibuka Businge akiri minisitiri niwe muntu wakoraga rwose avuga icyo kintu ukuntu ari icyaha gikomeye kiremereye abantu bagomba kugihanirwa. None umuntu wayoboye itorero rya rindi ryigisha abanyarwanda indangagaciro zirimo ubupfuru, zirimo kutarya ruswa, kuko harimo indangagaciro ku bijyanye n'imiyoborere myiza, harimo kutarya ruswa, hanyuma akarya ruswa, hanyuma bwa butabera bwo indangagaciro ngo z'ubutabera zishingiye ku butabera, imiyoborere myiza igomba kugenda no ku butabera, bwa butabera bukarebera bugatanga turebe, usanga hari umupolisi ku muhanda wariye ruswa y'ibihumbi 2,500, ako kanya agahita akurwa mu kazi agahita afungwa. Uwariye miliyoni ziriya zose bavuze bakamwicaza hariya, bagasa namukingira ikibaba ukuntu, bakanamukatira imyaka 4 akaguma aho ngaho. Hanyuma niba arajuriye atarajuriye ntabwo tubizi, kuko atarajuriye yagombye gufatwa agafungwa, yarajuriyeho wenda itegeko rivuga ko agomba gutegereza icyemezo cy'ubujura akaba aricyo cyanyuma aricyo cyemeza uko agomba kubaho. Ariko niba iyo procedure igakurwa mu, ariko byonyine kuba kingirwa ikibaba ntafatwe ngo abandi babamenyereje kubafunga, abo banyamakuru bamazemo imyaka 4 bafunze ku minsi 30, none undi we bamukingiye. Donc ibyo biragaragaza yuko ni violence structurelle, kuko umuryango nyarwanda urareba ukavuga uti kubundi dufite itegeko rivuga ko abantu bari imbere y'amategeko, kuki bampora iki warundi wanadatoje ya bwa bupfura no kutaryazwa n'ibiki byose wakora ayo mahano ntihagire bakamworohereza muri buriya buryo, ariko abandi bagafatwa bagafungwa. Donc urumva iyo violence structurelle iri mu navuga ngo iki, navuga kuri mu misokoro y'ubuyobozi bw'igihugu cyacu kuva imyaka n'imyaniko. Ngiye nkavuga nteske ntabwo ibyo bintu dukwiriye kubireka, kwiga uburyo twabicikaho, kuko narekanye ko iyo violence structurelle ituruka kuki, kujyanye cyumva n'ibintu bijyanye n'imiyoborere, ituruka ko abanyarwanda mu by'ukuri tutaricara ngo za ndangagaciro zirahari muri icyo gitabo cy'itorero, zirahari zanditsemo rwose neza, abantu banaheraho kurwanya akarengane, gukunda ukuri, gukunda igihugu, ugakorera igihugu, ngo kwihesha harimo n'ibintu byitwa kwihesha agaciro. Ariko kwihesha agaciro ntekereza ko abantu babyumvishije nabi, byabaye nka byandi bavuze ngo umugabo buzuzanye, none abona akavuga ngo uburinganire, ugasanga abantu nirwa bakutana imitwe ngo ni uburinganire ariko bo bwuzuzanye. Ni ibintu byo kwihesha agaciro. Tuvuge duhereye kuri ya article nanditse, abantu bahita bakwanjama bakavuga ngo ngo urimo uratubwira ngo la no violence, kandi nyoko ari umwicanyi. Umva njyewe ndimo ndababwira ibyo ntekereza, njye na mama turi abantu babiri batandukanye, usibye ko n'ubari n'ibyo bintu bya mama hora bakangisha, bazi neza ko ari ibinyoma, ari kampanye bashyiraho, bazi neza ko hari ikizantwara, ariko nabwiye ko nta kintu izantwara na gatoya. Ariko nababwiye ko iyo ni violence verbale, donc ayo magambo ameza atyo guhita ushoka umuntu, nibyo abantu bamwe bifite ngo kwihesha agaciro. Donc nabonye nabyo bijyana ikintu cyo kwihesha agaciro, abantu barabyitiranyije, kuko bisanga nk'inzego z'ubuyobozi, hari abantu mu nzego z'ubuyobozi babwira abantu ngo mugende muri gihe ko za social media ngo bari abantu banga u Rwanda, ngo batakidabora nabivuze, nta munyarwanda wanga igihugu cye ntibibaho, nta munyarwanda wanga u Rwanda ntibibaho. Umunyarwanda ashobora kuba yibanga mwebwe nk'abayobozi, atemerera ubuyobozi bwanyu. Tugera muvuga muti uriya muntu utavuga rumwe natwe, usibye ko n'abanyarwanda bose baba muri opposition yabo n'abayobozi, ntabwo nta munyarwanda ngubye kubona undi ko ari umwanzi. No muri icyo gitabo dayire hariho bavuga ngo imibanire, indangagaciro zijyanye n'imibanire n'imibereho y'abanyarwanda, harimo ko nta munyarwanda wundi akagombye kwanga undi, tugomba kubana mu bworoherane. Bivuga ko abayobozi bacu bagombye kuba intangarugero, duhere kuri izo ndangagaciro z'ubworoherane, bakavuga ati bari abantu nubwo batemera ubuyobozi bwacu, nubwo batemera politike yacu, ni mugende mujye kubavuguruza, ntabwo babwira ngo mujye guhangana nabo, babwira genda ujye kubavuguruza, ubereke ko ibyo bavuga atari byo, bibeshya, ubereke ingero. Ubundi niho nkunda kuvuga nizo debat twakagombye kujyamo zidufasha kubaka igihugu cyacu. Nk'umuntu yakagombye kuvuga ati ngabure murabeshya, iyo violence structurelle ntayo dufite. Ariko njyewe namwereka violence structurelle amaze gutanga urugero ku banyamakuru, maze gutanga n'abo bayobozi ubwabo bagira abantu ngo mujye guhangana kuri nzakubwira bati mu bworoherane, mugende mubereke ingero zibereka ko ibyo bavuga atari byo, cyangwa se ko batwumva nabi, kubafasha kubasobanurira no kubafasha kumva ko ibyo bavuga atari byo, wenda bumva nabi, ahubwo ukajya kuvuga uti mugende mujye guhangana nabyo. Ni violence structurelle, kuko biturutse mu buyobozi kugira ngo mujye guhangana. Ni violence, arimo arahamagara abantu mujye guhangana hariya, kuko guhangana ntabwo guhangana ari ukuvuga ngo kuganira, ntabwo ari ubworoherane. Ntabwo ambwira ati mu bworoherane mugende mubaganirize, mubereke ko ibyo bavuga atari byo, mubereke ibyapa ko bifite ishingiro. Ni violence structurelle. Nshobora kuvuga ko dufite itegeko rigenga uko umuntu yimurwa mu bye, hanyuma ugafata abantu ukabasenyera inzu bari batuyemo, ukabimura mu bintu mutaganiriye, mu bintu mutumvikanyeho. Iyo ni violence structurelle. Donc ni biri mu nzego z'ubuyobozi. Havuga igihe cyari kigeze s'abanyarwanda, umunsi nk'uyu washyizweho, mba ntekereza ko twagombye kwicara tugatekereza, ariko uyu munsi ko bawushyizeho nta gatambwe twe dukwiye gutera.
ni umunsi wo kudufasha gutekereza tukavuga tutese ni ngombwa ko abanyarwanda tugomba guhora duhanganye kuri za social media, ni ngombwa ko twita n'abanzi cyangwa dusubire muri za ndangagaciro z'abanyarwanda tuvuge tuti ni gute abanyarwanda twakoroherana, ni gute abanyarwanda twarwanya akarengane kariko kose. Niho umuntu avuze ikintu akavuga ati uyu muntu yarenganyijwe abandi ntibamwatakiye ngo bavuge ngo urimo urabeshya, kandi ari ibintu bigaragara byakozwe ngo kubera ko baravuga ngo kwihesha agaciro. Njyewe uko mbitekereza, kwihesha agaciro ni ugukora ikintu kinyuze mu kuri. Ntabwo kwihesha agaciro ari ukujya kwataka, kujya gutuka cyangwa kwandagaza, guhamagara ribu ngo ifunge umuntu kubera ko yagaragaje ko hari ibintu nyine bitari byo. Kandi nyine dufite ahantu tuvuga tuti ni mu rwanya akarengane, kuganira ikibi cyose ni mu cyamagana, biri mu ndangagaciro. Ama umuntu yabikora ugasanga aravuga ngo ariko ribu ngo rwose kuki umuntu yitamudukiza, ugasanga minisitiri w'ubumwe ejo ndavuze ikintu rwose reba minisitiri w'ubumwe gushinzwe ku bumwe bw'abanyarwanda akavuga ati hari ba Ntwari, hari ba Ingabire, hari ba Nyesi, hati ba Rucahaga, ati abo bantu bose ati turategereje byose gato. Deje ni violence structurelle. Donc unuvuga ubuyobozi bwicaye hari bamwe mu baturage bagombye gufata nk'abandi baturage basanzwe, ariko bicaye barekera bati umva gatoya duhita tubajatira. Bamwe ndabizi mujya muturaporosha bati kuki Ingabire akorera ibintu mu Rwanda mukamwihorera, Agnes Uwimana, William Ntwari, Bicahaga n'abandi mukabihorera. Ntabwo ari abantu tubihorera ahubwo ese iyo minisitiri niyo byakavuga n'undi wese nabyo byaba ari ikibazo, ariko iyo minisitiri afasha amazina y'abantu badafite icyaha na kimwe bakurikiranyweho mu nzego izo arizo zose, batari n'abafungisha ijisho, akavuga ati tuzabashyiraho twashyize abandi, turategereje gato, ni ukubikira, turabubikiriye, turategereje gato. Ibyo byitwa iki? Nyine biri muri ya violence iri muri societe yacu, iri mu miyoborere yacu, kuko ntabwo byumvikana ko umuntu yabanje kubinyoherereza yavuga reka tagiye ibindi nibihugu kwanyohereje audio gusa noneho mbona naza n'amashusho noneho ndakanikamemo. Bamwe ndabizi mujya muturaporosha bati kuki Ingabire akorera ibintu mu Rwanda mukamwihorera, Agnes Uwimana, William Ntwari, Bicahaga n'abandi mukabihorera. Ntabwo ari abantu tubihorera ahubwo u Rwanda rwashyizeho itegeko, hari amategeko menshi, ariko hari itegeko rirebana n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside kigena ibiyiranga. Bariya abantu bazi ubwenge buriya, mu magambo bavuga amagambo bazi ko ari mabi, bazi ko ateranya abaturage n'abaturage bayumva, ariko bagasesengura uko itegeko rimeze, bakirinda kugera ku murongo w'icyaha. Bisaba rero ribu gukomeza kwitonda no gusesengura kugira ngo tuzarebe igihe bayobera, noneho nayoba akarenga wa murongo w'icyaha, icyo gihe inzego zibishinzwe ziti okay, wowe noneho ugeze aho dushobora kukujyana mu nkiko, icyaha dushobora kucyerekana n'umucamanza adashobora kukijijinganyaho. Mujye mubyumva rwose, niyo mpamvu Butarima n'inyundo ntibizi kurimbura, ururimi rw'ubugome rwisha byombi. Mu mirimo yacu mu byo tuvuga harimo amatindo, isi yacu iyaba yasengaga n'amatindo gusa ntacyo yari ibaye, cyangwa se yajyaga kuzaba iyaba imitima yacu itabagamo gutembana kandi tugatemba dushaka kwikirira. Butarima n'inyundo ntibizi kurimbura, ururimi rw'ubugome rwisha byombi. Iki gikoresho rutagimba mu bikoresho byamaze rubanda. Se umuntu w'umuyobozi wicate turarekereje ati bari abantu turarekereje ngo tubajatire. Iyo ni violence structurelle. Iyo rwaga ko cabavuga iteza ahantu tutazi, iteza abantu, nta nubwo iteza ikibazo ahubwo iteza abantu. Iyo aba ari ikibazo bavuga ngo iki kibazo tuyiteze rwaga ko co kugira ngo tukirandure, ariko n'abantu ngo bagomba gushyirwaho hashyizwe abandi. Ahashyizwe abandi muri gereza, nahashyekerwa ni hantu ki?
niwo uri umunyamakuru uzajya kumumbariza iki kibazo. Ngicyo nshaka kwerekana nuko iyo mvugo ya ministre igaragaza ya violence structurelle, donc ya miyoborere irimo ikisirimo violence, nyine violence navuze ko abantu bambabaza kuri cyane kiganiro nabuze ijambo ry'ikinyarwanda yaryo rijyanye naryo, ariko iyo ni imiyoborere igaragaza ko dufite violence. Niba rero byo bintu umuntu byamaganye, ntabwo babandi baba bambere mukuru kwangata bavuga ngo ngo nyuko n'umwicanyi, ntabwo icyari cyo gisubizo. Ikibazo kirahari. Ministre aricara avuze ati abantu turekereje kujatira, abandi bakicara ariko ribu kukibara abantu mutarabafata. Ibyo ukoze murumva nta gihugu n'ukuri mu Rwanda ibintu tugira nta n'ahandi hantu biba. Donc abantu bakicara bavuga bati ari abantu tugomba kujatira, ariko tubatege bugufi, umuyobozi akabivuga, abaturage bakabara akabivuga. Icyo kintu aho kugira ngo duhangayikishwe no kuvuga tuti ese bari abantu ibintu bavuga ibibazo ntabwo bihari, ese ayo makosa bavuga ntabwo dukwiye kuyakosora, ahubwo muhangayikishwe no kuvuga ati kubafunga iminwa. Bari abantu ntabwo bagomba kuvuga ibitagenda, kuko tugomba guhora bazi ko kwesha agaciro ntabwo ari ukuvuga ibigwi. Kuvuga ibigwi ni byiza, ariko kwivuga ibigwi by'ibintu bihari, nta kuvuga ibigwi by'ibintu bidahari. None uvuze ibigwi by'ibintu bidahari, umuntu akakubwira ati ariko nyamara reka ducishe make, ibyo bintu urimo kuvuga ntabwo bihari, ahubwo tubanze tubyubake, nitumara kubyubaka tujye tuvuga ibigwi by'ibintu bihari umuntu aza akabona. Ariko wivuga ngo kuko umuntu yavuze atyo ngo umuntu yacinka amabere ngo reka tumutege rwagakoco ngo ahantu ejo tuzarebe ko yarwamo. Tuko birababaje. Niyo mpamvu navuze nti banyarwanda, nyandiko naza banyarwanda mureke twige uburyo twakumvikana uburyo twakubaka igihugu cyacu. Violence structurelle igacika. Iyo violence bizacika ari uko abantu babanje gucika kuri ibintu bya violence verbale, no kuri ibintu byo guhita kuri za social media abantu batuka abandi bahita bagira gute. Ngendo hari umunyamakuru wo kuri umunyamahanga uherutse mu Rwanda yaranyandikira ambwira ati nabonye ibintu bakwanditseho kuri social media kuri Twitter yawe, ati ngendo mu Rwanda, ati nkibaza ese societe nyarwanda ari amagambo akarishya ameze gutyo avamo. Ati donc niyo avamo ukagera kandi nibyo koko ari amagambo arimo akarishya kuri arimo iyo violence, niyo ageraho nyine umuntu akagukubita urushyi, niyo ageraho nyine umuntu agafata umuhoro akagukubita mu mudugudu, agafata abaturage bandi akabayobora tumuze tujye gukubita uriya muntu tumwice. Bikabaho kandi abantu kumva ari normal. Ndasaba abanyarwanda rwose twubaka umuryango nyarwanda utarimo iyo violence, kuko ni generalize. Donc ari abantu bakunda kuvuga ngo ntabwo ari byacitse, ntabwo ari ka general. Donc ni ibintu biriho muri societe nyarwanda. Nabivuze natanze urugero muri iyo nyandiko mpera mu gihe cyame kugeza uyu munsi, ndavuga nti ibyo bintu umuco mubi twawurandiye mu muco nyarwanda, ko dufite indangagaciro dushobora kubakiraho tukubaka igihugu cyiza, iyo violence itarimo. Kuri icyo kibazo kandi tukomeje kuvugaho cya no violence, cyuko hakagombye gukoreshwa inzira zitarimo urugomo, zirimo ubutagoma, inzira z'amahoro zitarimo gukimbirana. Hari ibyo warukomojeho by'abantu bandika kuri social media za rezo sosiyo bavuga ngo kanaka uyu n'uyu bamutuka, bahimba amateka ye atarabayeho, atari nayo na gato, bakamuhuza n'umuryango we byabaye n'ibitarabaye mu buryo bwo kumutesha agaciro. Iyo tesha agaciro kenshi rikunze kubaho. Hari igihe umuntu agira ikibazo abantu bakavuga ati n'ubundi nta cyapfaga, yaba umuntu uguye mu mpanuka y'imodoka, yaba uzize uburwayi busanzwe, yaba uhemukiwe, bati nta cyapfaga, nta cyangirikaga. Iyo deshumanisation, iryo tesha agaciro y'ikiremwamuntu uribona ati uko kwambura umuntu ubumuntu nyine ukamufata nk'aho atari umuntu, ukamuhimbira amateka, ukamufata uko ari, ukamuvuga uko atari. Nicyo nyine kiri muri iyo violence iri mu banyarwanda, kandi ntabwo ari abari ku ruhande rwa leta gusa, natwe muri opposition. Donc nasaba abanyarwanda ko izi mvugo cyane kuri za social media twagerageza ibintu byo kwambura umuntu ubumuntu twagerageza kubicikaho, tukitoza umuco wo kunenga rwose ibintu bitagenda. Umuntu ukamunenga politike ye, umuntu ukamunenga imikorere ye, ariko ukabikora utamwambuye ubumuntu, utabanje kuvuga ngo uri igicibwa, wowe uri iki n'iki. Tako icyo kintu cyo kwambura ubumuntu tugikureho. Erega jenoside ni hariya yaturutse ko ubanza kwambura umuntu ubumuntu, wa mugani wawe umuntu rero yapfa kumva ko ntacyo byari bitwaye, apfuye dongo ntacyo byari bitwaye. Ntabwo icyo kintu cyo kwambura ubumuntu mu banyarwanda, uwo muco rwose tuwucikeho. Kuri iki kiganiro kitabaye kirekire tugana ku musozo, hari amashyaka ya politiki, imitwe ya politiki, hari societe civile, hari inteko ishinga amategeko ireberera abanyarwanda nk'intumwa za rubanda, hari ubutabera aho ni leta, hakaba ndetse na executive ubutegetsi. Ni ibyiciro byinshi bigiye hamwe, ariko bwa butumwa bugenewe byose ko byakabaye, bwa butumwa bugenewe buri gice, twongeyeho n'igice cy'umunyarwanda nk'umuturage, umwenegihugu, wabwira iki kugira buri wese muri ibyo byiciro
bashyiraho akabo mu kurwanya no guhangana na la no violence? Abayobozi nabivuze ngumwe mu kinyarwanda tuvuga ngo umwe ruturutse bukuru cyawakwiriye hose. Abayobozi bacu ndagira ngo mbise biki abanyarwanda tuzongera kutwumva barimo baduteranya batubwira ngo mujye guhangana, bitubwira guhangana kandi dufite igitabo cy'indangagaciro kituvuga ko abanyarwanda tugomba kubana mu bworoherane. Nibatoza abanyarwanda kubana mu bworoherane, nabwira ati uriya muntu, hari abantu batumva politike yacu wenda kubera ko batayisobanukiwe, ni mu bafasha kumva politike yacu. Abantu duhanganisha ibitekerezo byubaka aho kugira ngo ubwire abantu mujye guhangana. Guhangana no kubwira abantu mugende mukocorane. Izi mvugo nk'izo ngizo ubuyobozi bw'igihugu cyo bufite mu nshingano cyane RIB itangirize haniri. Noneho umuntu yumva ko nta burenganzira afite bwo kwirwa yambura undi muntu ubumuntu, kuko narabivuze nkunze kubivuga kenshi, biriya bintu byo kwambura ubumuntu niho byatangiriye. Kera abantu bagenda urwango babwira abandi bati donc umuntu akabifata kumva ko ntacyo bitwaye, uriya muntu n'inzoga nimba ivuga ntacyo bitwaye, nubivuga wowe ntabwo bari guhana, ukumva ko ntacyo bitwaye. Ibyo bintu ntibicike uyu munsi. Ibintu byo kumva ko hari abantu batagomba kuvuga bicike. Inzego zacu zo za mbere zifite inshingano yo guca iyo violence structurelle, kuko nabivuze iyo violence structurelle ni inzego ikorwa n'inzego z'ubuyobozi, ntabwo ari korwa n'umuturage. Umuturage violence ashobora gukora violence direct nkiriya urugomo rusanzwe rwo nka biriya bakoreye ejo bundi umukozi wari bakamwaka ibikoresho bye bakamutema. Ya ni violence direct niyo itagomba gukorwa, ariko navuga ngo ni wa mwere uturuka bikuru, kuko ubundi ikintu cya mbere kizadufasha guca violence structurelle ni ukubahiriza itegeko. Abayobozi mbere bagomba kubahiriza itegeko ni abayobozi bacu, kuko niba umuyobozi wacu atubahirije itegeko, umucamanza akumva agomba kohereza abantu muri gereza kuriya adabanje gufata urubanza ngo shoshoze avuga ati si ni ngombwa koko kwajya muri gereza. Niba ubuyobozi bwacu buvuga bati uriya muntu kubera ko atunenga avuga ibitagenda neza, aho kugira ngo umve ko bagomba kubikosora, bagahita bavuga bati bagakoresha inzego z'ubuyobozi ati mumufate mujye kujugunya muri gereza. Niba abadepite bacu bumva ko batagomba, nabonye vraiment uriya Musafazi irategeka ko ntabwo ari abavugizi b'abaturage, ngo nta buvugizi burimo mu nshingano bafite. Ari mu nteko. None kwitwa intumwa y'Rwanda bivuze iki? Zitoma birabaje ko bicaye mu nteko batanazi n'inshingano zabo. Kwitwa intumwa ni uko utumwa n'uwo witirirwa. N'uwo witirirwa uri mu nteko ishinga amategeko, kuko uhagarara umuturage uyoborwa, kuko bose twese tudashobora kwicara mu nteko ishinga amategeko. Noneho twebwe tukabatora tukavuga ati mwebwe mugende mutuvugira umwanya muhatubere mutuvugire. Amwe umuntu yarangiza ari mu mwanya avuga ngo ntabwo twebwe byo mu nshingano zacu, donc nta nubwo azi icyo ashinzwe. Deje n'uwo atazi icyo ashinzwe ntabwo azafasha umuturage, ntabwo azamenya umuturage wa Kangondo wimu amategeko atubahirijwe ngo amenye kuvuga avuga ati hari amategeko agomba kubahirizwa. Yibutse ubutegetsi nshinga nyubahiriza tegeko ngubwira ati ngubahiriza amategeko. Nibijye mu rukiko bwati rukiko mubanze musobanure cya kibazo mbere yuko haterwa intambwe yo kujya gusenyera abantu. Ibyo byose akaba tumva ko biri mu nshingano ze. Iyo violence structurelle izakora, ndasaba abayobozi b'igihugu cyacu niba tubere abambere bubahiriza amategeko. Itegeko n'iryubahirizwa muri iki gihugu cyacu, iyo violence structurelle izaba iri mucika mu bijyanye n'imiyoborere y'igihugu cyacu. Hanyuma n'abaturage rero n'abanyarwanda bayoborwa, hari ikiganiro mperetse gukora mvuga ngo abanyarwanda bayoborwa dufite inshingano no gufasha abatuyobora kutuyobora neza. Niba gutuma ngo jya guhangana ntuzabyemere, uzajya umwibutse utari ko bityo ko dufite indangagaciro y'uko abanyarwanda tugomba kubana mu bworoherane. Umwibutse iyo nshingano, icyo gihe ntazongera kuguhamagarira kujya guhangana. Ariko nabwira ngo ujya guhangana ugahita wirukanka ukajya kuri social media ukavuga Ingabire n'iyandika ndamutuka, Ntwari n'iyandika ndamutuka, abantu bose n'abandika ndabatuka, aho kubanza gutekereza ese ibintu banditse hari icyo dushobora gukuramo kiza. Simvuga ko ufite monopole y'ibitekerezo bizima, ryo nshobora kuvuga ibitari byo, ariko nibura wiza kuntuka ahubwo zivuga uti Ingabire iki kintu wavuze ntabwo ari cyo, dore njyaho uko ukibona, ahubwo duheraho twubaka ikintu kizima. Ariko icyo maze kubona hari strategy yo kurangaza abantu mu bitutsi, donc babatuke mwirirwe murangare mu bitutsi, mwe kureba ibibazo byabyo byugarisha igihugu. Ndasaba abanyarwanda sirutabukoresha social media bakunda igihugu, bakunda ko igihugu kandi bashaka no guhesha agaciro igihugu, be kujya gutukana, ahubwo bajye bavuga bati ibibazo tubona ni igihugu cyacu gifite kandi tugomba no kubivamo muri ubu buryo. Erega ntabwo u Rwanda si rwo rwonyine rufite ibibazo, n'ibindi bihugu bifite ibibazo. Iyo umuntu avuze ati ari amakosa yakozwe yuko abantu bimuwe badakurikije amategeko, ntabwo mu Rwanda gusa bakora amakosa gusa, n'ibindi bihugu bikora amakosa. Ariko n'abanyarwanda tuvuge ati ese amakosa ko yakozwe tugenze gute kugira ngo atazongera gukora? Ese bari abanyamakuru dukora iki kugira ngo ntuzongere kujya muri gereza bitari ngombwa kwajyayo? Turabikosora gute? Tujye muri izo mpaka aba arizo tujya gukora. Nimujya mu bintu byo kurangaza abantu barabatuka, namwe mujye kurugamo batuka, mujya kuvuga ibintu by'ibitutsi. Ntabwo icyo gihe mwubaka igihugu. Banyarwanda ndabasaba
ducike ku kintu cyitwa la violence yaba verbal yaba kujya gukubita umuntu yaba guhangana amagambo yaba ako karengane ibyo bitekerezo duhanganisha ibitekerezo byubaka aho kujya kurangarira ibintu byo kuturangaza tutavuga ibibazo byubaka igihugu cyacu. Abanyapolitike bo uruhare rwabo n'uruhe baba abitwa ko bari kumwe n'ishyaka ari ku butegetsi baba bitwa ko bari ku ruhande cyangwa ku mujyo utavuga n'ubutegetsi. Izo mpande zombi twese abanyapolitiki nitwe twambere tunagomba gutanga urugero rwiza. Abanyapolitiki nitwe bambere tugomba kwemera kwihanganira abatunenga. N'inshingano ya mbere umunyapolitiki ubundi yomeye kujya muri politiki ugomba kwemera kuko hari ibitekerezo byawe uba ufite ariko hari abandi bashobora kubona ibyo bitekerezo bakabona ko atari byo. Donc kwihanganira abatunenga ntitwumve ntitubashora bitewe n'imbaraga ufite ngo uburyo ngo ndavuga abanyapolitiki bari mu butegetsi ngo bahamagara abantu dufite imbaraga turabaha n'amafaranga turajya tuzabagurira za miti za banda harimo mujye kurirwa muhanganye n'abantu kuri za social media cyangwa turabashyiraho icyumba hariya mujye muzana za computer mujye muze murirwa muhanganye n'abantu mwishyiraho iyo violence structurelle ngo muyubakire muyihimize ni mubisenye ibyo bintu abanyapolitiki bari ku nzego z'ubuyobozi. Donc mwemere tubanenge noneho ubwo cyo tubanenga muvuge muti biriya bintu eske bifite ishingiro bifite ishingiro mushaka uryo bikosorwa niba bidafite ishingiro mudufashe kumva uburyo ibyo twebwe dutekereza twabifashe mu buryo butari bwo niko ubundi twakagombye kubaka politiki nziza. Natwe muri opposition ntabwo kunenga bari ku butegetsi ari ukubatuka ari ukuvuga ibidahari. Njya mvuga buri gihe ntabwo dukeneye kuvuga ibihuha no gukwirakwiza ibihuha no kuvuga inkuru zitariho. Hari ibibazo igihugu cyacu gifite bikomereye igihugu cyacu, ibibazo by'ubukene, ibibazo nyine by'uburenganzira bwa muntu, ibibazo by'abantu bafungwa bitari ngombwa ko bafungwa, dufite ibibazo turava mu bukene gute, turubaka ubukungu bw'igihugu. Ibibazo birahari byo kunenga na politiki itanogeye ishobora kunozwa neza birahari. Wijya kuzana ibintu by'ibihuha cyangwa inkuru zitarizo cyangwa inkuru zirangaza abandi ntacyo bimaze. Utanga force espoir ku bantu kubabwira ngo ibi bintu bimeze gutya kandi bidahari. Donc utanga icyizere kiraza amasinde ntituvuge ibibazo uko bihagaze mu gihugu cyacu, tunavuge nuko ibyo bibazo bigomba gukemurwa, nuko tugomba guhuza imbaraga nk'abanyarwanda kugira ngo ibyo bibazo tubikemure. Ubundi nuko abanyapolitike niyo politike nifuza ko twubaka mu gihugu cyacu, politike ivuga ku bibazo bihari bya nyabyo n'uburyo twafatanya kubirangiza tukabikemura, aho kurirwa tujya muri politike zo gutanga ibyizere biraza amasinde, kuvuga politike yo gusebanya, kuvuga politike yo gutukanya. Ntabwo ari ukubaka igihugu, kandi abanyapolitike twe tugomba gutanga urugero. Twe tugomba gutanga urugero. Ntekereza ko hari abaturage batinyutse kwafata abantu bo muri ribo bakabakubita. Nyine biterwa nuko babona ukuntu polisi iri gukubita abantu na za daso, bakavuga bati uretse noneho bagira ibyago wenda bajya abaturage ari bo benshi bakafata. Nabonye hariya barashe nanone umuntu barasohoye mu nzu nijoro bakamurasa Musanze. Wabonye ukuntu urya muyobozi yaje, ukuntu abaturage bahise bamukurura amakoti bamukubitagura ibipfunsi. Ruriya ni urugero ruturuka ku bwo abayobozi bwabo bitwara imbere y'abaturage, bikageza umuturage wumva bitangiye kumurenga nawe ya violence akumva ko ari normal, no kugerera mu kebo. Sese no kugerera mu kebo kundi yakugereyemo. Abanyarwanda rero twirinde umwe kugira undi mu kebo yamugereyemo, nitwubaka umuryango utarimo violence. Ibintu kandi bishoboka. Societe civile, ahantu hari societe civile ifite ingufu, ifite imbaraga, ikora, ni rumwe mu nzego zishyigikira zubaka la no violence, zubaka ubutagoma, zubaka gushaka ibisubizo binyuze mu nzira z'amahoro, umutekano, umutuzo, ubworoherane ndetse hatarimo no gushyamirana. Societe civile mu Rwanda kenshi inengwa, iregwa, ishinjwa kubidahari cyangwa kubikora nk'abaringa, ariko irahari, ifite n'umuvugizi. Iyo societe civile wenda niyo ifite intege nkeya yihari, uruhare rwayo ni uruhe ko aho ifite ingufu yakarinze ibingi bari kikabitabira? Reka nkubwire societe civile, reka duhere ku rwego rubakuriye mwebwe abanyamakuru. Ejo ntitwabonye urugero rw'abanyamakuru bamaze imyaka 4 bari bafunze. Nta na rimwe nigeze numva urwo rwego rubakuriye rwarigeze ruvuga ruti abantu barafunzwe nyamuneka rubavuganire. Ruhore rusa ruvuga ati aba bantu ntibakagombye kuba bafunzwe, urubanza rwabo ni rwihutisha. Ikintu cya mbere rwo rwakoze ni ukuvuga ko utanabazi nk'abanyamakuru nubwo harimo afite ibyangombwa. Donc urumva nyine ubwo urumva urwo rwego hari icyo rubamariye nk'abanyamakuru. Donc urwo ni urugero rwerekana ishusho muri rusange y'ikitwa societe civile dufite mu Rwanda ntayihari. Dufite ayo mashyirahamwe turafite koko bafite amazina, afite n'ibyangombwa aranditse muri RGB, ariko mu by'ukuri ntabwo akora icyo akagombye gukora. Donc urumva niba ufite urwego rw'itangazamakuru ukaba rudashobora kuvugira abanyamakuru, none se rubereyeho iki? Kuvuga gusa ko turufite mu ruhando mpuzamahanga bakavuga ati abanyamakuru mu Rwanda barigenga, bafite urubuga rw'itangazamakuru rwabo, rutagira ikintu rubamarira, rudashobora kubavugira igihe bagize ibibazo. Donc urumva ko urwo rwego nta kintu rumaze. Rurahari
mu Rwanda ariko ntabwo bufite n'andi mazina rero ya za société civile dufite arahari ako karengane société civile n'ubundi mu bindi bihugu niyo isa nyuma y'abadepite nibo babijwe ry'abaturage niba usanga baba bari bafite mu by'ukuri bari ntabwo bavuga ibibazo byose ariko usanga hari abavugira abo bana hari abavugira abadamu hari abavugira abarengana donc hari abakurikirana ibyo by'ubutabera donc usanga bari mu bice binyuranye kandi bakarangiza inshingano zabo na société civile muri Rwanda ndabona vraiment igira ikintu ukora ngo mvuge ngo yakoze iki kintu kiragaragara bigaragara ko koko ikibazo cyakemutse kubera ko société civile hari icyo yavuze shwida n'abazi n'abanje Marie Makire bakunda kuvuga kenshi n'ibyo yavuze avuga ati abantu bavuga bati abantu barimo bararengana hari ikibazo atareka reka ati murimo murabeshya murimo murakabya murimo muraca ibikuba urumva cyakoresha nabonye barasohoye raporo nziza ivuga kuri ntuza kuri ruswa y'igitsina imaze guca ibintu irengeje ngo ikagera no muri parlement aho birenze ubwenge nibura ni ikintu bashyize hanze ariko kugishyira hanze ntabwo bahagije gusa agomba no gukorerwa ubuvugizi ku buryo haba ingamba z'uko bagashyira igitutu ku nzego z'ubuyobozi bireba kugira ngo icyo kintu gicike. Amadini ubundi ni zimwe mu nzego zubaka umuntu ari muri société civile nayo ari muri société civile ariko ndi kugenda mvanamo kamwe ngashyira ku ruhande. Hari n'amadini atemera ko arimo avuga ati ubuyobozi bwacu si ubw'isi ngo ni ubw'ijuru Yerusalemu isa n'ibindi. Ayo madini aracyagira ikintu cyo kubaka umuntu niyo atajya muri politike ngo akore nka politike icyo kintu cyo kubaka umuntu kubaka ubutagoma kubaka ubworoherane amadini aragifite aragikora cyangwa cyagiye nka Mbere. Hari igitabo cyanditswe n'umupadiri w'umufaransa yabaye hano mu Rwanda kandi yaje nyuma ya 1994 yacyanditse 1998 gisinywaho n'abasenyeri bo mu Rwanda bamushima donc avuga icyo kintu cya la non violence donc yerekana uburyo yanafashe n'ingero nyinshi ku byariho mbere ya 1994 yerekana iyo structure ya violence yari iri mu société nyarwanda no mu nzego z'ubuyobozi yerekana uburyo abanyarwanda bakwiye kurwanya akarengane. Donc nk'iyo ngisomye icyo gitabo cyaranditswe n'umupadiri cyara preface yarakozwe n'umusenyeri wo mu Rwanda donc ukavuga uti ibirimo ni ukuvuga ko babyemera byakagombye gushyirwa mu bikorwa mu byo bigisha batwigisha nk'abakristu iyo twagiye mu bateraniro donc nk'ibyo bagombye kubitwigisha cyo kwigiramo ubumuntu ariko se usanga babikora reka mfate urugero simple donc barabikora baratwigisha amagambo ariko ntabwo ibyo bavuga ngo bigisha abantu ngo kuvuga ngo ubwami bw'ijuru badakunda kutubwira kenshi ngo roho nzimitura mu mubiri muzima. Dufate urugero igihe habaga isenywa hano ntegeza 2019 2020 basenyera abantu hirya no hino abantu bajya kurara bafite udushitingi bakajya no kurara mu marimbi harimo abadamu bafite abana. Ndibuka icyo gihe nategereje ko mu kiliziya ndibuka icyo gihe bahamagariye hari habaye ibiza bahamagara kuvuga ngo barafasha abantu bo mu biza ntegereza ko abantu basenyewe na leta badafite aho barimo barara muri shitingi mu marimbi ntegereza ko nabo babasaba bavuga bati nabo mu bashakira amabati cyangwa bashakira ubufasha bagira icyo bafasha. Nta muntu wigeze atinyuka kugira icyo avuga kubera ko basenyewe na leta. Donc dufite ikibazo cy'uko dufite ubutegetsi nyubahiriza tegeko bufite imbaraga zikanda abandi bose n'abandi bose bakagenda bagatinya ntagire umuntu umwe utinya ukora kuvuga ati nyamuneka kunikiza agaturika ahandi mu bindi bihugu usanga ifite imbaraga ishobora rwose kuvuga ikabwira leta iti igatinyuka ikabwira leta iti ibi bintu murimo mukora ntabwo ari byo murimo murahemukira abaturage murimo nibishyira mu gaciro nimuhe ubutabera. Ariko hano mu Rwanda bose baratinya ntawe utinyuka kuvuga iyo leta yavuze ubutegetsi nyubahiriza tegeko bwavuze l'executive yavuze nta wundi muntu wongera kuvuga bose baragenda bagaceceka ku karengane bakakabona tukajya mu kiliziya bakomeza bakatwigisha ivanjiri nziza kugira urukundo kurwanya akarengane gukundana kandi barabona. Ntabwo ndabona umuyobozi wari wajya hari par exemple ngira ngo bose bakoresha za Twitter wo muri kiliziya gatolika cyangwa nayo madini ntabwo ndabona baratinyuka kuvuga bati banyarwanda imvugo mukoresha kuri za social media ntabwo zubaka umuryango nyarwanda zirawusenya. Nta muntu n'umwe mu ideni ryo ari ryose nari nabona ubikora bose bakora nkaho batabibona kandi nyamara bakakoresha za social media bakatwigisha nyine gukundana kuko badafatanya ngo babwire abanyarwanda bati nyerego nibyo bimeke babwire abayobozi bati bayobozi mwihamagara abanyarwanda guhangana kuri za social media nimubigishe kubaho mu bworoherane. Ntabyo bakora
igihe rero utamagana ikibi kirimo gikorwa ukajya haragura twigisha gusa ariko twavamo tukagenda twikorera ibinyuranye na bya bindi twigisha ntufate umwanya wo kuvuga uti bakristo banjye njya mbona kuri za social media mukora ibi njya mbona abayobozi b'igihugu cyacu muri abakristo duhuriza njya mbona ari n'umunsi habye bagera ngo wo gusengera igihugu ngo babwira bati bayobozi turi kumwana uyu munsi twaje gusengera igihugu cyacu ariko hari ibintu bikora bitari ibyo bikwiriye hari amategeko agomba kubahirizwa umuturage ntagomba gusengerwa adafite aho yajya ntagomba gusengerwa bitanyuze mu mategeko bababwire bagarura abayobozi bacu ku murongo ngo batinyuke babikore ntabwo batinyuka kubikora rero ni ukuvuga ko ayo madini nayo turayafite ntabwo bikora ntabwo arangiza inshingano zayo arangiza inshingano zo kutwigisha mu magambo ariko mu migenzereze no mu mikorere ntabwo babikora. Mu gusoza ese ko kenshi abari hanze bavuga ngo abanyapolitiki bakavuga bakisararanga bikarangiriraho bikaba nka bwa bukana budatwika imbehe ese ibi uvuga la non violence yo hati un jour ese hari igihe kizabaho wumva wizeye ko igihugu u Rwanda cyabaho nta muri no violence? Ubu ndagira ngo mbwira abantu tugarukiye ku ntangiriro ko umunsi wa no violence ku itariki ya 2 z'ukwa 10 ni umunsi w'isabukuru ya Gandhi rero yafashe iyo abantu bagiye kureba amateka ye byamufashe igihe kinini cyane kugira ngo yumvishe abongereza ko bakwiriye kureka gukoloniza igihugu cyabo. Byamufashe igihe kinini cyane kugira ngo bumvishe abahinde bene wabo ko batagomba gukomeza kwemera ayo mategeko abakandamiza. Byamufashe igihe kinini. Nujya kureba agiye no muri Afrika du Sud ntekereza ko agomba gukora amazi y'imyaka igera mu 10 n'ababigisha abwira abazungu ati ibi bintu mu gukora ntabwo ari byo mukorera abirabura n'abirabura bigisha ati ntabwo mugomba kwemera gukomeza gutsikamirwa. Rero ntabwo byavuga ngo manitse amaboko nzi ko la no violence gutoza abantu kumva ko tugomba kubiriza amategeko umuntu akumva ko agomba kuba ubuzima bw'undi ikirenge gikandagiye umuntu akamubwira ati ndagukandagiye ukamubwira turankandagiye ikirenge ukumva ko ugomba kugikuraho ahubwo ntumusyonyore ukumva ko ibyo bintu bigomba guhagarara mu kuva ko ibyo bintu tugomba kubana mu bwubahane tugomba kubana mu bworoherane tugomba kwamagana karengane tugomba kwihesha agaciro ariko akico tukagihesha mu by'ukuri twubatse atari ibintu by'ibinyoma ko kwihesha agaciro atari ugutukana. Urwo rugendo nzi ko rufata igihe kinini ariko niba icyo nifuza kandi nanizera nuko ruzarangira abanyarwanda tumaze kumva neza ko tugomba kubana muri ubwo bworoherane tugomba kubana tudateranya amacumu tudateranya amabuye tutirirwa dutukana kuri za social media ahubwo tubana twuzuzanya muri bya bitekerezo binyuranye dufite. Turabashimira cyane Madamu Victoire Ingabire Umuhoza. Yego namwe murakoze.